yabajije Erade niwe yarazi atakuvure magere shaka kuzamenya uriya mwana uvuga iby'iwacu nyene no hano mu birero mwana uvuga iby'iwacu kandi ngiye mba numva ari muto mukanye mwumva ari kuduce twose abase yahagiye ryari yavutse ryari ryari nkaje kumva mu bintu byose kubivuga abituje ndiko hari pura ni hatari atira wazamunyeretse nkamenya niba ari umusaza ubu rero benshi baragushakisha ariko ushakisha ubuhindo ngo bamenye ngo Kedi ni umuntu ki anganate Kedi ni umuntu w'umusaza rwose cyo koze ndamwemereye ko nawe ubwo Erade nabwe nge ntabwo yaranze nawe Erade ni inshuti yanjye ndibuze kumubwira amifoto nzayikwereka ejo ningaruka ku myitozo ubu isa nambona azambwa utamubwiye se ngo ajya sura Mapendo TV cyangwa sura Sano Erade yamubwiye Sano TV cyangwa kwa Mapendo TV rwose hari ijya ama video ushaka kumbana rwose azajya nyarukira nk'ejo hari video twakoreye na JP ku mazi niyo mpamvu mwaje mumwenyura twaje tumeze neza haramutse iki rero iwanyu ngira ngo nahise hariya nahise ko ari iwanyu kuko uhavuga amakuru nkaho wahavukiye imyaka myinshi kandi hariya rega ni mu bavandimwe urabizi ko buriya hari n'ubwo abaturanyi babyara abana basa ku rundi ruhande abantu kenshi Masisi hari mu Rwanda hari amateka no yazi se ndazi cyane sinaba ntazi gute ubwo rero nakuze nkubwa nti imyaka yanjye byinshi nabibonye nibi nabyumvisha uzi ko hari abantu batazi ko hari abavandimwe bava mu indimwe umwe ari muri M23 undi ari muri FARDC ibyo ntago abantu bizi ntago babizi ko umwe ajya guhamagara ati leo tutakuja tutabapiga vibaya sana shusha bikarangira we ntago bizi so ndabizi cyane ndugu umwe ari mu gisirikare cya Kongo undi ari muri M23 hari n'uwonzi rwose umwe ni umusirikare ukomeye muri M23 undi ni umusirikare nawe ukomeye muri FARDC bari abantu iyo bagiye kurwana bigenda bite iyo bahuye niyo mpamvu muri bya Kongo ni bya politiki Loni ibivuga ibyerengeje nayo bibizi so rero ejo hiriwe imirwano buriya abantu babanze bamenye ko Amerika kwanze inkuru yiriwe iri gutrendinga kagahenge yarakongereye yakuse indi minsi 15 nabonye rwose ibinyamakuru byanditse Radio Okapi yabyanditse ibinyamakuru cyane kiri wara Igoma ni Igoma Radio Okapi kuri Igoma Radio Okapi cyari kishose ifite amashami ariko igomira hari igomira hari nabonye yabyanditse rwose ngo yongereye agahenge k'iminsi 15 15 se na 14 ako 14 n'ubundi yabayeho ubundi yo ubundi 14 yagomba kurangira umunsi ariko nyuma y'iminsi iri gusa leta z'ubuyobozi za Amerika ibitangaje cyangwa ibisabye M23 yatangiye gutaka ivuga ati Kongo ko twatatse nuko nuza hariya Amerika mu byo mu ibitangaza yavuze ko ngagahenge kagiye neza ngo kagiye neza kagenze neza rwose naka bitangaje dusimbukira mu mirwaniro y'ahantu bitabwera mana abantu bamaze kwamenyera cyane ko dukunze kuba tuhavuga iyo turi muri studio muri iyi minsi naho imirwano wajya ngo yimukire aha Bweramana ni agace gaherereye mu marembo ya Minova cyangwa se mu marembo ya Sud Kivu ngira ngo mbere ko winjiraho bita Minova naho harazwi cyane uturutse muri Goma cyangwa se uturutse Sake ugomba guca Bweramana rero M23 mu minsi yashize yirwaniyemo cyane ariko igoma yibere mu misozi nyine ikikije iyo centre ya Bweramana so aka gace ka Bweramana ku bantu bakazi na gace kegereye ikiyaga cya Kivu nubwo na Minova nayo yegereye ikiyaga cya Kivu muri make kuva Minova ujya Bweramana cyangwa se uva Bweramana ujya Minova na ahantu byoroshye cyane nagara urugendo rurerure so Minova rero irimo ingabo za leta nabo bafatanya bikorwa bayo nyine abafatanya kurwanya nayo mu 23 harimo abarundi harimo FDLR harimo Maimai Wazalendo Sadeke n'ibiki byose muri Minova bakatakata bagira gutya rero bitewe nuko Minova Prito Bweramana n'agace keramo icyo bita Ndizi icyo bita Mishaba Ndizi ni Mishaba Ndizi se si ibitoki Mishaba n'ibinyamunyu nyine bisanga bagira gutya M23 muri uko kuvogera agahenge kashizwe na Amerika abazarendo bajyamo
bajya muri Bweramana. Kandi imisozi ikikije Bweramana irimo nde? M23. Batangira guca ibitoki bagira ute, noneho ngaho bidahagije batangira no gutunga imitutu mu madefense ya M23. Cyaje kuba rero M23 yarabagurukanye nyine yaje gusubiza ikibatsi bari bayishizeho. Nyuma yuko rero ibasubije bwana Aimable, yanafatiyeho ijya gufata za nsisiro twagarutseho bita ngo ni Kiruku naho bita Kihindo. Iyo mirwano twayigarutseho ya za Kabase, Gashinga Mutwe n'ahandi. Muri iyo mirwano y'icyo gihe rero hari abasirikare bakomeretse bajya kuvurirwa muri Kalehe, teritwari ya Kalehe, muri aho bita Sebeka Katana. Ahangaha abasirikare bari bajyanwe muri ibi bitaro barashika kuri 42. Turi kumwe Aimable. Ndakumva cyane utarakwata. Aba 42 rero bagiye kuvurirwa muri ya Sebeka Katana. Hari ibi bitaro bya Sebeka ni bitaro bikomeye cyane, nahani Goma hari bitwa Sebeka Ndosho igifite amashami. Iyi Sebeka Katana iri hariya muri Kalehe tayari urumva hagiyemo abarwayi 42 bari bakomerekeye muri ya mirwano ya za Bweramana tumaze igihe tubabwira. Ariko ejo hari umusirikare niba ari yasinze, niba ari ukwiheba winjiye muri ibyo bitaro ahita arasamwa 9 bavuga ati mwebwe kwanza urumva abarwana bari kumwe na FDLR, mwebwe kwanza buri n'abanyarwanda nimwe mwa mutugambanira n'ibiki byose. 9 bose yasaba bashyiramo amasasu. Yinjiye mu bitaro ararasa kabisa. Sebeka Katana 9 aramaze kubarasa. Urumva nawe yasohotse ibitaro asa n'uwiruka, ariko bafande bari hafi aho nawe baramuhwanya ngo yishwe na bakomanda we tayari bare w'icumi leta bagwa kuri ibyo bitaro nawe arimo wowe wabikoze. Sebeka hagwa abantu 19 abasivile n'umwe waje wigize ikihebe. Wowe wigize ikihebe nawe akaraswa na bafande. Uwo nagashya katurutse kuri iyo mirwano yarabereye Bweramana. Iyo ngo yajya kurasa za casualty ziri muri infirmary yitwaje ko ngo ari abanyarwanda kuko ni za FDLR hariya. Ariko abasike bo barokore babaho. Babarokore cyane. Uzuraramuka wera. Basenguka we kuri kamanuka. Mabase ko mbona ibisike bori kwisika ndi kuvuga simvuze ko ngusa. Barahari rwose. Cyakora nko muri Nigeria ngo umuntu azanye imbunda ngo muri quartier ngo yica abantu 10. Abana rero se nta kantu k'ingufu z'ibimera cyangwa k'ibisukika kaba kamuhaye imbaraga. Ntago byoroshye ko nk'ubu twabibonye kenshi hano babufata ku mupaka bafite urumogi mu mufuka wawe ndi uramuzi. Hariya yari kaporari cyangwa ari sergeant. Uwo ndi bafutagamo udupfunyika ntago nibuka arakaye umwe waje arasa. Ntago nibuka ashaka gufata rubavu ngo yomeka kuri Goma ku giti cye. Ku giti. Hanyuma tukiri muri ya mirwano ya Bweramana hari umusirikare w'umurundi ufite ipeti rya kapiteni yitwa Baramba. Urumva shatse bavuga Baramba ariko hano twarisomo mu Kinyarwanda ko yitwa Baramba. Ari kumwe n'abasirikare 31 ejo burijwe indege kubera guta urugamba. Uzi impamvu barutaye? M23 yarabashushubikanyije, noneho yireturuva ari kwaka umusada bari Minova, we yari Bweramana Rwanda. Noneho yatse umusada abari inyuma ye bari muri Minova, ashiduka itumanaho ritagikunda mu gusubira inyuma asanga bagiye kera. N'ubundi inama irwana bereye Bweramana yasize Minova ingabo zari zirimo kuko aregeranye zikoze withdraw, ariko zikora withdraw zitabwiye abari kuri ligne de front muri Bweramana. Wasabye umusada rero ngo baze bamutabare cyangwa se asanga nta kanuni, asanga bagiye kera nawe ararakara cyane. Ya detach hari ngo ni detach ubwo umusada bakahe bawaka basigaye inyuma, aba basigaye inyuma yurushijwe intege ati muze mu mbuhiremo byakomeye cyane. No asa yarahamagaye ibyombo asanga nta network akumva abahungu bari kumanuka imisozi ya za Karehe za Karongo niyo za Nyamasasi na za Mukwija bari gucaho. So rero we n'abasirikare bagera kuri 31 b'abarundi urumva bahise barakara gati ntabwo tuzasubira muri imirwano, harimo ubugambanyi. Ubwo nyine bahita burijwe indege ku munsi w'ejo bajyanwe i Burundi, bagiye kwisobanura no barabukatira hano baragukatira rwose.
bamutabye mu nama. Neva rwose iyo nkuru ntabwo yishimiye. Hejuru y'amadolari yakiriye akabona bamwe bari kumuvana kugira akavumo, ariko nabwo ntabwo byamworoheye kuko ngo byamusabye gutega abamotari, gutega ibiki, imodoka ije gutwara imizigo, ati mutwara abasirikare banjye. Urumva ni kure cyane kuva Bweramana zari ifuti ujya Kavumu ku kibuga cy'indege n'urugendo rurerure. So tukiri muri aka gaciro ka Minova harimo amakuru menshi. Hari inkuru ivuga ko hari abasirikare 600 baje, barimo biganjemo 200 ba FDLR, urumva 400 wabashakira muri FARDC, Wazalendo n'abandi. Bageze aho bita Kavumu Centre, hari ikibuga cy'indege kizwi cyane Kavumu, ariko no muri centre ya Kavumu kuko niho bakusanyikiye mu gace kitwa Granda. Ngo barongoye bahageze bafata ku ngufu, barasahura, bari babagira ute. Iyi nkuru ngeya bakoze ibikorwa byo ngo barongoye kugira ngo ubukwe baje ni gufata ku ngufu, basambanyije. Bafashe ku ngufu, bari bufite telefone, barahitana, barasunika. Ari umutipe twiganaga mu ishuri, ibo yabati ashaka gukabye ngo Jose Mourinho ngo yazanye n'ikipe irarimburira, hirikira, terura, iraroha, iratwika, akoje mutebe akakaye. None abanabo ngo barambura barahitana. Bahageze wagira ngo batewe na shitani. Donc ibikorwa by'ubwihe byose nta na kimwe basize. Arimo se aba baturage bo nabonye ngo bemere FARDC ko bagiye kugura imbunda ngo bivuna umwanzi wa M23. Ni muri Rubero, ubwo tugiye muri territoire ya Rubero. Hari tracteur ukureba izi nyandiko nyine zandika ukagenda uzishira ahantu hariho hose zitera bwoba. Abaturage banditse ni muri territoire ya Rubero, birumvikana naho hari imirwano ikaze ko barahiye. Baravuze bati leta iraramuka itaduhaye intwaro ngo inazitwigisha, kiraba ikibazo gikomeye cyane. Bongo agomba ndabona ngo biyemeje kuzigurira. Banavuze ati nimutazigura twe turazigurira. Ati aze ko ngari isoko ikibazo, dore ikibazo kiba gihari. Abangaba bagira ngo ntago bigeze bigira ku mateka y'ibyabere hano mu ibiri kwera mu mujyi wa Goma, kuko uyu mujyi wa Goma kugira ngo ubu mwanda gutya, bihangane abatuye muri uyu mujyi wa Goma ntago mututse, ariko bitewe n'ibikorwa biberamo uriya mujyi wabaye umwanda. Wabaye umwanda kubera abaturage bahawe intwaro, ubu mwanda kubera icyitwa Bazalendo bakusanyikemo hari ibandi biki byose bigira abantu ngo bari kurengera igihugu. Aba rero bo muri Rubero nabo na Butembo na Beni nyine barashaka kubaho mu buzima bwabo bari mu mujyi wa Goma babayeho, bwo kurara baraswa, bwo kurara basahurwa, kuko umuntu ufite intwaro iyo aje iwawe icyo ufite cyose usabwa kukimuha, cyakenera kimuha. Bane gutya rero barasaba intwaro, barasaba intwaro bakifuza kuzitunga, ariko ntabwo bazi ingaruka bigira gutunga intwaro uri umusivili. Ariko ndumva bakabaye bigira ku byabaye hano muri Goma. Urumva makuru ni menshi cyane. Ngira ngo hano muri Sake naho ejo hari agasozi kabaho ibirindiro bya M23 bita ngo ni Madimba. Hari ubwo rwose ntihajya hagira isaha yo kukarasaho. Mu gitondo ujya kumva abo muri leta barasheyo, mbega umuntu wese ushaka kurasa hari no gutestinga imbunda ye atungayo. Ejo nabwo boherejeho ibisasu bitari bike, ku buryo ushobora no kwikanga ukagira ngo barwanye. Kandi ni hariya muri Sake. Ejo umuntu wo muri Amerika nawe ukomoka hano za Masisi, we arasenga bimwe byo sinzi, ntago namenya ngo uwishuye n'utishuye ngo ninde, ariko nyine ni pasteur Kameme kuva akino yabaye mu nkambi ya Gihembe. Urahazi nyine nkambi ya Gihembe? Yego ndahazi. Ibyumba. Namuhaye link aratwumva inshoho zitandukanye. Ako yawe ati nemeranya cyane, naye ntuzi ko Aimable ntuzi ko nsiga kuva kera. Ati nemeranya na uyu Kazarama ntuzi ko ngo yeretswe ko ngo intambara izarangira i Goma. Nanjye Imana yanyeretse ko intambara izarangira i Goma. Kivu. Ngo ubundi Kivu niho ngo niryo zina rya rizwi riri mu mitwe y'abantu. Buriya leta mushobora kuzaba Kivu. Hariya muri Rubero rero ejo hanabereye n'imirwano yamaze amasaha agera kuri 6.
aho rwose barwaniye ku muhanda werekeza Butembo. Birumvikana imirwano yahuje mu 23 na FARDC mu gace kaho bita Buhorwa. Buhorwa ni nako kandi muri kara gace ka Rubero, muri ako gace kitwa Buhorwa, mayimayi z'uwitwa Kabido zasekuranye na mayimayi z'uwitwa Bauma, barabajya basubiranamo ubwabo. Uko niko bihagaze hariya muri Rubero no muri Kalehe. Ndabona rero minota iyo tubanyiyanga ariko iby'ingenzi twabivuze. Arashira nta ariko niko bavuganye. Buhorwa iyo bari kumva ko ka Buhorwa ni mu bandandi nizo za Bauma, haratuye ubwoko bw'abandandi cyane, niyo mpamvu bumva hazamo kantu ko kunyereza ururimi. Kuti Ahubwo tujye mu ncama